nago wabyumva je abajama ngare bifate banyirukane mu rusengero no do nukuri kwimana banangwe muri nibatura ngo nago nzagaruka naho unyumvire nago nzagarukara none se waguye iki man je barabajama banyirukane mu rusengero namwe umvuze ngo nari nkozi iki bwira nari nkozi iki ni inkwe y'agatarika konyine ibaza vaye nawe banyirukaniera nawe ibaza man wowe iviremo man waje ninjye kujyanye je barabantu bose dusingana ndabazi bose guhera ku mure waje je bose njya kujyanye ari ngewe urifata ukareba ukabona ngewe nareka kujya gusenga ngo kubera wowe wavuye yewe oho ese je nasiziki nimbubizi nasiziki no kuri ko Imana ngereka mubwize n'ukuri si nshobora yaba kwa mbere yaba kwa ntago nshobora ngiye kwanga kujya gusenga kubera wowe none se urusengero ashaka turutwika urusengero oya twebwe tubanze tugende tujye kubibirara danyabye ibirara bikuru wayabonye tujye kubibirara bikuru nutwe tuzagaruka kwara tuzi byo gukora tuzutwika ndabeshya nibyo ndikubwira hari anundi nago aya mafaranga nago yakora mu rusengero wapi hangara nago akora ngwino tugende wa tusuka aribyo tugende rwose tugende Komana yanjye ubwo se nimba ndikuye none aka kanya komana ibi ni ibicyo ya Rwanda iby'imbunda se imbunda man ngenda yihorana komana yanjye ari korore man imbunda reka mbivuge waterwa abantu ko oya akusinga ibyo byose babikeneye man reka mbivuga kuko nukuri pati imbunda y'igiti bona waterwa nta nicyo mufite mufuka none urazana igiti cy'imbunda ngo n'imbunda gereka mbivuge noneho nta n'imbunda ufite nta nicyo mufite noneho oya reka ndanabivuge gabanya umuntu wa kintu barabona n'amadagi man niba bafite n'ubucwa tububakuraho gaspire n'abatera ubwoba hago weho niki gabanya ubwo burezi urimo dukora akazi gacize ifito yafuka afite amafaranga nta kibazo namwe n'amadage yumva tukanabakuramo nayo kurya wa kintu biragaragara ko ntayo bafite ariko ashaka kuba afite nanone reka tugiye turebe urugero runini yashaka kuba wakize namwe n'ikimeze nk'ikintu cy'igikirisu kigize ikintu cy'ikirokore tukirokora amara kiduhereza amafaranga gifite pete tugende katubare ndabira ng'icyo ngicyo ndaka ajya mwebwe maragenzwa n'iki mumbira avuga nyine avuga nyine bashaka kuza kwifatanya namwe urugendo bashaka kuza kwifatanya namwe muri gupe y'ibirara reka ujye ganyumve okay biroroshye gusa nyine ni kuri condition 3 uranyumva neza okay condition ya mbere ugomba kuba uzi indirimbo yubahiriza ibirara uranyumva neza muzabishobora icya kabiri mugomba kuba mwarize imyitozo njyarugamba ku kigo cya birara Nyamirambo okay icya gatatu urandeba iki se oya okay icya gatatu ugomba kuba ufite certificate inyirika yuko wanywa byeri 10 gihagarara bigakunda
noneho icya kane ni cya kindi cya mbere n'icya gatanu icya kane icya kabiri icya gatandatu n'icya kane icya gatatu. Genda ariko wapi wa mukozi w'Imana waba mukozi w'Imana ugakabya. Yego ko mana yanjye gusa ayo mategeko uri kubaha. Yego ubwo sirumva yuko iryo kosi iri murabaheza wigeze uricamo. Wariciyemo ra? Ntugakabye ngo ukabye ukabirize. Oya. Yego. mwe Iri si ikosa ahubwo ni ari kaidas. Ni ari kaidara. Akagenda jya kukabiriza hiyo. Ngenda hamya neza ko igenga tujya kuyishinga, twayishinze tumeze nk'abantu basanzwe, ntatwe ntago ayo makosa kugeza tujya kuyakora reka. Yego ko man. Yeso no mugabo. Urasa wirebeshwa hasi mu bisi ndajasha nakubarira ko ni igiti nyene tagari imbunda. Oya nabikubwiye ko wumiwe amategeko yaje kubaha none ubura yabaha ufite imbunda wewe iri Umva simana nyine nubwo akabunda kaba gatakaye ariko twe dusanga turi birara ojo ahubwo gahunda n'iki fanya wa. ariko urazi aba bantu nubwo barimo baratubeshya ngo namaniga hari uburyo nyine dushobora kubapimamo ntatamenya niba batarimo baratubeshya ku buryo ni wese watsinda baburetse nze nkareka ikigeragezo si karande kandi sinumurage mugabane wagabanye ibyago bikokanye. hari ijambo rimwe nshaka gusiga mbabwiye mumbabarire sibyo mutubabarire mukore subscribe like ndashya ntimuyibagirwe ndashya mutubabarire we mukore like turabasabye subscribe ndetse na share ukande kunzogera ntubyibagirwe turabasabye